umugore. Mu bihugu bimwe na bimwe ku isi uwafataga umugore ku ngufu yishyuraga ikiguzi runaka umugabo w'uwo mugore, yaba atamufite akacyishyura se cyangwa musaza we. Umva uko Bibiliya yari bivuga. Umugabo nasanga umwari utarasabwa akamufata akamukinda bakabafata, uwo mugabo wamukinze ahise uwo mukobwa shekeli z'ifeza 50, umukobwa azaho umugore we kuko yamwononnye, ntazamwirukana iminsi yose akiriho. Gutegeka kwa kabiri igice cya 22 umurongo wa 28 n'uwa 29. Iki gihe bumvaga ko gufata ku ngufu umukobwa utarashatse atari icyaha. Babigereranyaga n'uko gutoragura igiceri mu muhanda atari ukwiba. Kuba umugabo byasobanuraga kuba umutware w'ibirebana n'igitsina byose ku mugore wawe. Kuba umugabo yafata umugore we ku ngufu ntabwo byari icyaha. Babigereranyaga n'uko gukura amafaranga mu ikofi yawe atari icyaha. Imyumvire nk'iyi ntabwo yari yo mu myaka ya kera gusa, kubera ko mu 2006 habarwaga ibihugu 53 ku isi aho umugabo atashoboraga guhanirwa ko yafashe umugore we ku ngufu. Twitwa ko turi abantu basobanutse bazi ubwenge, nyamara no mu Budage itegeko rihana icyaha cyo gusambanya ku gahato umugore wawe ryavuguruwe mu 1997 ejo bundi. Inkomoko y'ivangura rishingiye ku gitsina imeze neza nk'inkomoko y'ivangura rishingiye ku ruhu no ku bwoko, gusa ntitubitekerezaho kenshi. Byose byakomotse ku mahame n'amategeko mahimbano abantu bashyize aho ngaho bakayambika isura y'ibintu kamere, bakavuga ko ari uko nguko isi cyangwa se Imana zabitegetse, bakanabyandika mu bitabo bitagatifu, bakabitozanya hagati yabo kuva ku mwana kugera ku mubyeyi uko ibihe bihora bisimburana iteka. Kubyara abana buri gihe byahinduwe akazi k'umugore kubera ko abagabo batagiranye ababyeyi. Iyi ni impamvu ishingiye kuri siyanse n'imiterere y'umubiri, ariko buri muryango mu isi wagiye ugira ibyo ugenera abagabo n'ibyo ugenera abagore bidafite aho bihuriye n'imiterere y'umubiri. Nko muri demokarasi yo muri Atene mu Bugereki mu kinyejana cya 5 mbere ya Yezu, umuntu wese ufite nyababyeyi niyo yaba umugabo ntabwo yabaga yemerewe kwitabira inteko za rubanda cyangwa se kuba yaba umucamanza. Uyu muntu ntabwo yashoboraga gucuruza, ntiyashoboraga kwiga neza cyangwa se ngo avuge imbwirwaruhame za filozofi. Nta muyobozi muri politike ya Atene, nta mufilozofe, umuhanzi cyangwa se umucuruzi ukomeye wari ufite nyababyeyi. Kugira nyababyeyi bibuza umuntu kuba umuhanga cyangwa se kwitwara neza mu kazi ke. Niko babitekerezaga. Nyamara uyu munsi presidenti w'Ubugereki ni umugore, Ekaterini Sakelaropulu. 20% by'abagize inteko ishinga amategeko y'Ubugereki ni abagore. Mu Bugereki abagore baratora, barayobora, baracuruza, barubaka, kandi nyababyeyi yabo ntabwo yigeze babuza gukora akazi kabo neza nk'abagabo. Amategeko n'amahame menshi usanga avangura abagore n'abagabo agakandamiza abagore ashingira ku kintu abantu bahimbye kurusha gushingira ku miterere y'imibiri y'abantu. Nibyo turabizi imibiri y'abagore n'iy'abagabo ifite ibyo idahuriyeho, ariko hari n'amoko y'itandukaniro yahimbwe n'abantu. Umuntu w'igitsina gabo ni umuntu ufite uturemangingo cyangwa se kromozome ebyiri, X na Y. Uw'igitsina gore ni umuntu ufite kromozome ebyiri za X. Iri ni itandukaniro ry'imibiri ku gitsina gore n'igitsina gabo. Ariko umugabo nk'inyito cyangwa se ijambo n'umugore nk'inyito cyangwa se ijambo ni amatsinda abiri adashingiye ku miterere y'imibiri, ahubwo ni amatsinda ashingiye ku nkuru abantu bihimbiye. Mu buryo rusange abagabo ni ab'igitsina gabo, abagore bakaba b'igitsina gore. Ibi ni uguhuza inyito z'imiterere y'umubiri n'inyito abantu bihimbiye. Impamvu ari inyito abantu bihimbiye ni uko izina umugabo atari inyito y'umuntu w'igitsina gabo ufite ubwanwa, ufite igitsina gabo, ufite ibigango, ufite kromozome XY. Mu miryango myinshi ku isi umugabo ni umuntu bahaye uburenganzira runaka nko gutora, kugira uruhare muri politike, gukora igisirikare, gushaka umugore, gukora imirimo y'ingufu. Ni ukuvuga abantu nibo bakora umugabo. Kimwe n'uko umugore mu maso y'abantu atari umuntu ufite kromozome ebyiri za X, ufite nyababyeyi n'ibindi biranga umugore, ahubwo ni umunyamuryango w'umuryango mugari wahawe inshingano n'abantu zo kuba umugore, yahawe inshingano zo kurera abana no kubaha umugabo we, ahabwa uburenganzira bwo kurindwa. Ni ukuvuga ko abantu aribo bakora umugore. Ntabwo imiterere y'umubiri w'umugabo cyangwa se y'umubiri w'umugore ari igena inshingano n'uburenganzira agira mu buzima, ahubwo amahame abantu bihimbiye niyo agena inshingano n'uburenganzira bwa buri muntu. Niyo mpamvu igisobanuro cyo kuba umugabo cyangwa se umugore kitari kimwe ku isi hose.
niyo mpamvu abahanga batandukanye ibyitwa sexe, ariko kuba ufite igitsina gore cyangwa se gabo ukaba ufite imiterere ijyanye n'igitsina cyawe bakabitandukanye n'ibyitwa genre. Mu kinyarwanda nabyo tubyita igitsina, ariko noneho iki ni igihimbano cy'abantu. aha niho hazamo ko umugabo atagira atya cyangwa se ko umugore atagira atya. Kugira ngo byumvikane neza, kuba igitsina gabo nicyo kintu cyoroshye ku isi. Bisaba gusa kuvukana igitsina gabo ufite kromosome X na Y. Kuba igitsina gore nabyo ntabwo bigoye, ni ukuvukana kromosome ebyiri za X n'igitsina gore. Ibi byose usibye gukoresha ikoranabuhanga abantu ntabwo babihitamo. Ariko kuba umugore cyangwa se kuba umugabo by'abantu bashyizeho amategeko ngenderwaho abigenga, kubera ko ibiranga abagore n'abagabo byashyizweho n'abantu aho kuba kamere. Ntabwo ushobora kumenya ingufu abantu bakoresha ngo bitwa abagabo cyangwa se abagore. Ku isi hari akanama gashinzwe kwemeza niba uyu muntu ari umugabo cyangwa se niba ari umugore, ako twese tukabamo. Nta hantu na hamwe ku isi bemera ko umuntu wese ufite igitsina gabo ari umugabo cyangwa se ko umuntu wese ufite igitsina gore ari umugore. Baba barashyizeho ibyo ugomba kubanza kuzuza. Uwamaze kuba umugabo cyangwa se umugore nawe ntabwo biba birangiye. Aba agomba kumara ubuzima bwose aharanira kuguma muri uwo mwanya. Aba agaragaza ko abikwiye ubuzima bwe bwose, kuva avutse kugera apfuye. Abigaragaza binyuze mu mihango itagira ingano yashyizweho n'abantu. Buri wese abaho mu bwoba bwo gutakaza umwanya we. Ntabwo ushobora kubara abantu b'igitsina gabo babaho bakora ibikorwa binashyira ubuzima bwabo mu kaga kugira ngo abantu bavuge ngo mbega umugabo we. Kuva abantu batangira ubuhinzi bubatse imiryango yitwa patriarcale, imiryango iha agaciro kanini abagabo kurusha abagore. Igisobanuro cyose buri muryango waha umugabo, henshi kuba umugabo byabaga ari byiza kurusha kuba umugore. Iyi miryango yigaruriwe n'abagabo itegeka buri muntu ufite igitsina gabo gutekereza no gukora nk'ufite igitsina gabo, ufite igitsina gore agatekereza akanakora nk'ufite igitsina gore. Urenze urubibi rwe akabihanirwa. Umugore utekereza akanakora iby'abagabo agahanwa, n'umugabo utekereza akanakora iby'abagore agahanwa. Ariko muri uko gucamo abantu ibice, uyu muryango wabogamiye kuba igitsina gabo. Ubutunzi buke cyane nibwo bwashyizwe mu burezi n'ubuzima bw'abagore. Ubutunzi bwinshi bugashorwa mu bifasha abagabo kubaho neza. Gusa ibi ntabwo byabujije abagore bake cyane kuzamuka bakajya mu myanya yari yaragenewe abagabo, nka Cleopatra wayoboye Misiri cyangwa se Elizabeth wa mbere wayoboye Ubwongereza. Umva iyi nkuru. Mu myaka 45 Elizabeth wa mbere yamaze ategeka Ubwongereza, abari bagize inteko ishinga amategeko bose bari abagabo, kimwe n'abasirikare bose barindaga ubwami, abacamanza bose, abavoka, abasenyeri, abapadiri, abaganga, abanyeshuri bose n'abarimu muri za kaminuza, abapolisi, abayobozi b'uturere, abanditsi, abanyabugeni, abasizi, abafilozofe, abanyamuziki n'abashakashatsi bose bari abagabo. Imiryango ishingiye ku gusumbisha abagabo abagore yari ahantu hose hakorwaga ubuhinzi n'ahageze inganda hose mu myaka ya kera ku isi yose. Ivangura rishingiye ku gitsina rifitanye isano ya hafi cyane n'ivangura rishingiye ku ruhu, ku buryo byakumvikana neza ingufu zirimo gushyirwa mu kurwanya ivangura rishingiye ku ruhu zinashyizwe mu kurwanya ivangura rishingiye ku gitsina. Ibitekerezo bivuga ko inkomoko y'iri vangura byinshi bihuriza ku kuba abagabo bafite ingufu z'umubiri nyinshi kurusha abagore, bityo bikaba byaratumye biharira imirimo myinshi y'ingufu nko guhinga, guhiga n'ibindi. Ibyo bikabaha uburenganzira bw'ikirenga ku musaruro, ari nabyo byaberekeje ku kwigarurira politike. Ibi ntabwo ari byo 100%, kandi binaterwa n'ubwoko bw'ingufu zivugwa. Nk'ubu abagore barusha abagabo kwihanganira inzara, indwara n'umunaniro. Indi ngingo idakomeye cyane ni uko abagore mu buzima bwose bahejwe mu mirimo myinshi itanasaba ingufu z'umubiri nk'ubupadiri, ubuyobozi n'ibindi, ahubwo bagahabwa ya mirimo bivugwa ko isaba ingufu nko guhinga, gukora imirimo yo mu rugo. Muribuka impamvu byavugwaga ko abirabura ntacyo bashoboye, bitewe n'uko atari benshi bize, atari benshi bayobora. Neza izi ngingo ebyiri zirahura. Kwimwa amahirwe yo gukora ikintu runaka bitanga isura y'uko icyo kintu utagishoboye. Ivangura rishingiye ku gitsina ryabyawe n'igitekerezo cy'uko abagabo bafite ibigango kurusha abagore. Nyamara ibintu bifite agaciro muri iyi si ntabwo biboneka bivuye mu bigango. Iyo batora umupapa ntabwo basaba abakaridinali babiri kurwana ngo barebe ufite ingufu. No mu kazi gasaba ibigango ubwako, umuyobozi ntabwo ari ufite ibigango kurusha abandi.
abenshi mu bayobozi b'amabandi ntabwo ari amabandi afite ibigango azi kwiruka kurusha abandi, ni abasaza bakuze batuje barusha abandi ubwenge. Iri vangura rishingiye ku gitsina ryabashije kurokoka impinduramatwara zose zabanje. Uyu munsi nibwo hatangiye inzira yo guhindura ibi ngibi, kandi hari icyizere ko rigiye kurangira. Ibi byose twavugaga muri iki kiganiro biri muri chapitre ya 8 y'igitabo Sapiens, A Brief History of Humankind cya Yuval Noah Harari. Dusoreje ikiganiro wari uziko cyo kuri uyu munsi. Nitwa Ismail Mwanafunzi, ndabashimiye. Umugore mu bihugu bimwe na bimwe ku isi, uwafataga umugore ku ngufu yishyuraga ikiguzi runaka umugabo w'uwo mugore yaba atamufite, akacyishyura se cyangwa musaza we. Umva uko Bibiliya yari bivuga. Umugabo nasanga umwari utarasabwa akamufata akamukinda bakabafata, uwo mugabo wamukinze ahise uwo mukobwa shekeli z'ifeza 50, umukobwa azaho umugore we kuko yamwononnye, ntazamwirukana iminsi yose akiriho. Gutegeka kwa kabiri igice cya 22 umurongo wa 28 n'uwa 29. Iki gihe bumvaga ko gufata ku ngufu umukobwa